munsi yo kwiheba Yesaya 50 ibice byaho ku murongo waho wa 7 haranditswe ngo kuko umwami Imana izantaba ngo nicyo gituma ntatinya, nicyo gituma nagira ubwoba, ngo ahubwo ngo mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko Dawidi yari umwana muto washimishaga Imana. Iwabo nta yerekwa ryari rihari kuko na Sawuli ubwe ngo yahoraga muhiga ngo agire gute amwice. Muri kunyumva? Ariko Dawidi ntabwo yigeze abona Imana kuko yigeze yicarana n'abantu bangana namwe. Oya, umuhamagaro wari umuriho n'amavuta yari amuriho, Satani yazamuye ishyari, abantu bashaka kwica isezerano bamwohereza mu ishyamba. Wewe genda uragira intama, turi kubona nta kindi washobora. Ariko kuko Imana yari izi ejo hazaza. Ese buriya ninde mubyeyi wari wahibuka mu rugo umwana akayiberwa ko ari se uje? Kandi burya yatari wajya baza ati Imana uyu muntu ninde Imana? Uramuzi? Nose uyu nguyu uramuzi ma uyu nuwahe? Kubera iki se nuko suwaho ngaho. Rero ni muhumure, yakoze biri izazikore n'ibindi. Kandi rwose ndi kumva inkuru nziza ijwi ry'Imana rinzaho rimbwira ngo mbabwire ngo uyu mubiri ufite iherezo. Bibiri ivuga ko uburame bw'umuntu ari imyaka 76, ngiyo yabaye myinshi irenga 80. Ariko nabisi bajya bavuga ngo nta myaka 100. Sibyo si? Ni byiza rero ko mu gihe iyo turwana intambara yitwa iyo kubaka umubiri, twibuke no kubaka iki? Ubugingo. Ubu bugingo tugubakisha ikirere, twubakisha ijambo. Kandi iryo jambo iyo turyizereyemo biradufasha, biradukomeza, kandi bikadufasha no kugera imbere dukomeye, dufite ibyiringiro, nta gushidikanya, dufite kwizera guhagije. Hari abageze hano maze kwivuga ku mazina. Nitwa Ezechiel mfite umukiza. Nabwiye ko n'inshuti y'umuryango, ariko umurimo wanjye mu busanzwe ni uwo guhuza abantu n'Imana, no kuvuga ubutumwa mu kinyarwanda cyacu, cyangwa se no gusenga. Ese rero n'ubuzima mwakuriyemo, imibereho ya buri munsi. Umuntu avuze gusenga ntabwo ari igitangaza, ahubwo igitangaza ni cyavuye muri ya masengesho. Sibyo yemwe? Rero hari ijambo rikomeye riboneka aha ngaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ku murongo wa 80. Reka nsubiremo, niba hari abifuza kuhareba cyangwa se kuhandika ntacyo bitwaye. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice kimwe ku murongo wa 80. Havuga ngo iki? Banza hari abakiri kuhashaka, turasubiramo, nta soni biteye se, nta n'ikibazo rwose. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice kimwe umurongo wa 80. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo indirimbo za Zakariya. Nk'uyu mwanya twahita tuzigeranya n'indirimbo zande za Damura. Rero ahangaha aravuga ngo indirimbo za Zakariya, niko umutwe w'amagambo uvuga. Reka dusome uyu murongo wa 80. Haranditswe ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abayisiraheli. Reka dusubire muri iri jambo. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abayisiraheli. Abantu bari ku meza mukomeze mugubwe neza, kubera ko ibyo kurya n'iby'umubiri
ni iby'inda kandi inda nayo ni iy'ibyo kurya. Rero iyi ndirimbo y'umugabo bita Zakariya uyu ni umugabo wa Elizabeth uyu yabayeho umwanya munini adafite umwana, ariko nyamara Zakariya yari afite isezerano ry'uko azabyara umuntu ukomeye, ndetse uwo muntu akazaba ari igitangaza. Haleluya. Uwo muntu rero yaje kubyara, yabyaye umwana witwa Yohana, ari we Yohana witwa umubatiza. Ubwo mukajya mwumva amatorero yose yitwa ababatisita, ini ababatisita, iyebere ababatisita, aebere n'abandi bitwa ababatisita. Inkomoko ni kuri uwo mugabo. Rero uyu Yohana yavukiye mu gihe kimwe na Yesu, kuko no mu gihe inda ye yari itwite, ngo Elizabeth yahuye na Mariya, noneho ngo barasuhuzanya. Basuhuzanyije nuko ngo inda zikoranaho. Inda zimaze gukoranaho, ati wewe urahirwa kuko utwise umukiza. Undi nawe ati wowe utwise igitangaza. Yesu nashimwe cyane. Burya ahangaha yo tuhari, njya mbona umunezero ukomeye ku babyeyi. Buriya iyo usomye muri Zaburi ibice 8 ku murongo waho wa 5, reka tuharebe ko Bibiliya ari yacu se, hari wenda kuyitunyaga. Zaburi ibice 8 ku murongo waho wa 5. Ariko n'umuntu avuga ibintu mu mutwe mukagira ngo ni ibye tuyifitiye mu mutwe, ariko ibi turi kuvuga ni ibintu byanditswe kera tutari twabaho. Twe twarabisanze, Imana tuhaye umugisha, duhaye aganze, agiye gukura rero, agwiza imbaraga z'umutima, agume mu butayu bwo gukomeza Rosine nande na Gilbert, nuko ubutumwa nawe azakomeza bubwire n'abandi n'abarumuna be n'abashikiye bagiye kuza bamukurikiye ryari mu nyuma. Ariko hagatanu haravuga ngo umuntu niki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera, wenze kumugira nk'Imana aburaho hato. Umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo ndivugiye ko mama, ijambo mama turifata nk'izina rusange, ariko burya ni izina bwite. Burya Imana yatugize utumana natwe, ahubwo ngo habuze gatoya ngo tumere nkayo. Aleluya. Noneho iri jambo igitumye ndivuga, nagira ngo nkubwire ko uri uw'agaciro mu maso y'abantu bose, ndetse n'Imana isumba byose yakuremye, ikakurinda, ikakugira wowe, ikagukuza, ukabunganuku, ukaba ufite n'ibyiringiro byo kuzabaho n'ejo hazaza. Mu munezero udasanzwe hari ibyishimo twagize mu minsi ishize. Rosine na Gilbert bavuze ati muze tubahe ku birayi. N'ukuri tugiye kuba umwe, twari babiri ubu tugiye kuba umwe, turaza turishima, bambaye ibintu byera, nuko turanezererwa, turataha, turarya, turavuga ati yewe twabonye ku birori. Ariko ibirori biracyaza. Uyu munsi duteranye kubwo Imana yabunguye, ntago mukiri babiri, ahubwo Imana yabahaye undi aganze. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rero dusomye muri Luka, uyu nguyu ni umugabo wabanye na Yesu imbona nkubone. Muri kumva? Buriya hari igihe umuntu avuga nk'amateka akajya avuga ati ariko marene wa Jire
batubwiraga ko yari umumama wirabura ugira umutima mwiza rwose, ntiyatinyaga kugenda imisozi, aho avunika yarihambiraga, aho ubwitange yaritangaga, bakamuvuga nk'abatamuzi nk'abataramubonyeho. ariko uyu munsi ngewe muvuga nk'umuntu twakoranye urugendo, muvuga nk'umuntu twajyanye ku meza, muvuga nk'umuntu icyo kunywa cyaje turasangira, muvuga nk'umuntu twasangiye umunezero muri izi nzira cyangwa n'umubabaro waba wagize ute, waba wahabonetse. uyu mugabo bita Ruka rero, Ruka ntabwo yarinjije, yari umuntu wize amashuri ye afite impamyabumenyi yo kuba ari dogiteri. ntabwo ari umuntu yahabwa iyo titire arinjije. muri kunyumva? uyu Ruka yari umuntu ukomeye. arangije aravuga ngo uwo mwana inde aganze arakura, ntiyakura gusa ahubwo akomeza n'umutima mu butayu. ubutayu rero ni ikintu gikomeye. ukabona abantu barakubwira ngo yonga Imana iguha umugisha, ariko burya siko ibintu byose bihora ari umugisha. yonga Imana ikugirire neza, hari n'igihe kigera ukababara, hari n'igihe kigera mu mbere mu nzu iwawe bagombye kubonera ubuhungiro cyangwa uburuhukiro, ukahabonera amarira kandi ukihangana tukayarinda pfunapfuna ugahanagura, nuko nyine bikarangira. kubera iki? ubuzima harimo ibyiza harimo n'ibibi, kandi byose bibiri dutegeka gushima mu bibi no mu byiza. ariko ikinezero uyu munsi duteranijwe n'iki? n'amashimwe. rero iri jambo tubonye mw'iki gitabo cy'umugabo bita Ruka, igice cya mbere umurongo waho wa 80, inyungu dufitemo nuko aganza atari uwo gupfa. hari abamuhize baramuroga, ariko aganza ariho ni muzima. hari abanze ko avuka, dore yaravutse, nawe ari kubyumva rwose yagaruye amaso. abantu baravuga ati rwose uwo ntabeho, imfura yo kwa Gilbert ntituyikeneye. nawe ati oya da, kandi ndi mu mugambi w'Imana, ngomba gukura, ngomba gukomeza umutima, ngomba gukura mu ngorane, ngomba kubaho mu butayu, ngomba kubutambuka. Yohana uwo mu butayu yarabatizaga, yigisha iby'umubatizo, abasoresha bakamuzaho. none twe nk'abasoresha tubigenza ute? Yohana arababwira ati mujye mwaka ibitegetswe bigenwe, ntimuzake ibirenze ibyo mutegetswe kugira ute? kwaka. buriya murabona Rusobuto arashaka kubazi kwirica ipanu urugero risoreshwa amafaranga 100, ariko Satani yamutera kubera indamu n'inda nini, akavuga ati $150. abara ko byibuze nahura n'aya macupa 1000 haraba habonetse mangahe? rero mwati mujye mwaka ibitegetswe. abasirikari baraza, none twebwe nk'abasirikari dukora iki? arababwira ngo munyurwe n'umushahara wanyu, nimukica umuntu mudahanganye nawe ku rugamba, kandi ndimugahemukira umuntu mudafitanye iki? mudafitanye nawe ikibazo. Yesu wacu nashimwe cyane. Isezerano ry'umunsi rero dufite kuri uyu mwanya nuko aganza agiye gukura, agakomeza umutima we mu butayu, kandi kugeza igihe azerekerwa mw'iki? yemwe Abayisiraheli. Haleluya. Abayisiraheli ni bande rero? Abayisiraheli ni Abanyakanani, Abayisiraheli ni abanyamasezerano, Abayisiraheli nitwe tugomba kubategura. Abayisiraheli nitwe ubwoko Imana yatoranije, ikaduha imbaraga, ikaduhaza uburame, ikaduhereza umugisha, ikaduha gutunga, ikaduha kurama. batwica buri munsi ntidupfa, baturoga buri munsi uburozi bukatwanga, batwiba buri munsi ariko mu gitondo tukabura ibindi, batwanga buri munsi ariko tukabaho. abo nibo Bayisiraheli nyabo, ni abaronswe mu maraso ya Kristo. kandi Yesu nawe yarabihamije, aravuga ngo burya nubwo bamwe barimo kwibeshya ngo ndi umuyuda, abandi ngo sindi uw'Imana, ariko burya abanjye ndabazi. abanjye ndabazi, kandi ubwo mbazi nabo baranzi.
kuko ngo intama imenya shebuja, kandi ngo iyi ntama yumvishe ijwi rya shebuja imenya ko ari shebuja. Yesu ntashimwe cyane. Ese buriya ninde mubyeyi wari wahinguka mu rugo umwana akayoberwa ko ari se uje? Kandi burya yatari wajya baza ati ma uyu muntu ninde ma? Uramuzi? Nose uyu nguyu uramuzi ma? Uyu nuwahe? Kubera iki sabe? Nuko si uwaho ngaho, si uwo muri iyo nzu, si uwo muri icyo gisekuru, si uwo muri iyo gakondo. Niba nari n'uwo muri ibyo, si uwo muri iyo nzu, kuko ntabwo agize ute, ntabwo amuzi. Yesaya yahuye n'ibihe birushya nk'ibi ngibi. Iyo usomye mu bice 6 ku murongo waho wa mbere, hari amagambo avuga ngo umwami Uziya amaze gutanga, ngo nuko Yesaya abona Imana. Haleluya. Buriya mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe tujya tugira abantu bameze nka ba Uziya. Uziya akaza akitambika, wajya gucuruza bikanga, uwo ni Uziya. Wategura umushinga bikanga, uwo ni Uziya. Wategura igikorwa cyiza nk'iki cyahuza abantu bagashima izina ry'Imana bikanga, uwo ninde? Ni Uziya. Ngo ariko ngo umwami Uziya amaze gutanga, abami ntabwo bapfa ahubwo baratanga. Ngo umwami Uziya amaze gutanga, Yesaya yabonye Imana. Haleluya. Ni ikimenyetso cy'uko nawe uyu munsi impamvu Imana yaduhurije hano, impamvu Imana yaduhurije kuri aya meza, impamvu Imana yagize ngo tumenyane, yagira ngo bikumenyeshe ko Uziya ku buzima bwawe, Uziya mu kazi kawe, Uziya mu rugo rwawe, Uziya muri plani yawe yamaze gupfa. Bona Imana mu ruhande rwawe, bona Imana mu nzira wari urimo gucamo, bona Imana mu bitekerezo wari ufite, bona Imana mu bibazo byari byakunaniye. Iyo umuntu abonye Imana babonye igisubizo. Iyo umuntu abonye Imana ntabwo aba agifite gushidikanya. Iyo umuntu abonye Imana aba abonye imbabazi, kuko Dawidi yaravuze ngo hahirwa Uwiteka yababariye ngo ibicumuro byabo. Ngo hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo nuko ngo ibicumuro byabo biratwikirwa. Buriya murabona uyu mukeka dukandagiyeho, uri hasi habaye hari akavumbi ntacyo kadutwara, kubera ko katwikiriwe. Ubu turi kugakandagira ntacyo bidutwaye, nta n'ikibazo tugize ute dufite. Ngo rero hahirwa abantu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo ahubwo ngo ibyaha bakoze byose bigatwikirwa. Impamvu byatwikiwe rero niyo mpamvu twabonye Imana. Impamvu byatwikiwe niyo mpamvu uyu mwana agiye gukura. Haleluya. Impamvu byatwikiriwe nuko agiye kugira iyerekwa. Impamvu byatwikiriwe, uyu nguyu azatanga ubuhamya. Kunda ya mama we Satani yari yagize gutya arazirika, aravuga ati ahubwo wowe urapfa n'umwana arapfa. Aha ntihataha umwana, ntihataha n'umubyeyi, ahubwo mwese murataha mwagize ute, mwapfuye. Nuko Imana irabyanga. Haleluya. Imana iravuga ngo iyo migozi ndayikinguye. Haleluya. Muri niba yuzuye umwuka araririmba uzazuca uwo mugozi, uzabuboshye umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko mukorera. Rero uwo mugozi Muzine yari amaranye nawe iminsi myinshi. Uwo mugozi ugatuma atabona kuri aganze. Uwo mugozi ugatuma abona uburibwe gusa. Uwo mugozi ugatuma abona umubabaro gusa. Nuko Uwiteka tumuhamagaye araza, uwo mugozi arawuca. Amaze kuwuca abona ibyishimo bye, amaze kuwuca abona umunezero, abona aganze. None uyu munsi twese turi kumureba, uyu niwe, oya murebe nanjye ndamubona ati niwe koko.
Yesu ashimwe. Ndagira ngo mvuge iri jambo ko iyo imbuto zizaba umugisha zirahira. Dusabwe kurinda neza icyo Imana yaduhaye. Dusabwe kurinda neza icyo Imana yatugeneye. Dusabwe kurinda neza iki twashyikiriye. Uyu aganza, uyu mwana ushobora kuba udafite rumoroke ngo ibigende ikururana mu nzira, ariko kubera ko aganza aje kuganza imibereho mibi, aje kuganza ubukungu butari kuzamuka, aje kuganza iyi nzara bari kuvuga ngo hagarari kurya, aje kuganza imitima mibi, ukabona nawe irashoreranye ati iriya ni ya Gilbert iragiye. Uyu munsi ntabwo wayibona, no se ubundi uyibonye wewe n'inda yawe n'iya Rozi n'ubundi zirabananiye, ariko kubera ko hajeho n'iyaganze mu gitondo harazaho n'iyindi ya Gisubizo. Imana ibivuga iti reka nguhereze ubone ukurya ushira inzara ukore cyane, abantu bo batazabura amashuri ejo, batazabura umwambaro, abashyitsi batazabura agashyushyu cyangwa se agakoma, nuko ubuzima bukagira ute bugakomeza. Mu minsi yo kwiheba, Yesaya 50 ibice byaho ku murongo waho wa 7 haranditswe ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntatinda, nicyo gituma ntagira ubwoba, ngo ahubwo ngo mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Yesaya ibice 50 umurongo waho wa 7. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 ku murongo waho wa 7. Rero muhumure ntabwo wavuga ihari, isezerano ryo gutabarwa turarifite. Yaduhaye aganze avuye mu mubabaro ukomeye, uyu munsi ukaba dufite ibyishimo, n'uyu munsi Imana irahari. Ntaho yagiye kuko Imana ntago yimutse. Hari umugabo umwe yigeze ahura n'inzara, arangije yigira inama aravuga ati mureke nzamuke njye mu ijuru ngende mbwira Imana rwose itugirire imbabazi duhe ko byo kurya. Arangije azamuka igiti, aragenda ageze hejuru mu bushorishori, abona hejuru n'ubundi haracyari urugendo runini. Noneho aryama aho ngaho, ijoro riracya. Buke yarangije aravuga ngo Mana, uyu munsi sinaraye mu isi, sinaraye no mu ijuru, none ko wicaye aho mu ijuru, ibiryo biri hano mu isi ubundi kutarya, wanyihereye ibiryo nkarya nkashira inzara, ko inzara imereye nabi, ko inzara inyishe. Ndagira ngo mbabwire ngo rero hari igihe umubwiriza niyo bavuze, Salomo mwene Dawidi bavuze ngo igihe n'igihe cyane. Buriya hari igihe cy'ihinga, amuzi ko tukimazemo iminsi, hari igihe cyo kubiba, byo twarabikoze, hari igihe kibagara tukirimo, mu minsi iraza rero hazaza igihe cy'isarura, nuko ibintu byose urwego rwacyo. Umunezero ukomeye kurusha ibindi rero nuko uyu munsi turi mu gihe cyo gushima. Zine ntabwo akiri kubise, cyo gihe yarakureba ukagira mufitanye ikibazo, ariko uyu mwanya ari kureba aganze, ibyishimo bikaba byinshi. Dore ariko byibuha rwose pe munota kumuzi, muheruka hameze nka Miss Rwanda. Iki ngiki rero ni igihe, iki ngiki ni igihe cy'umunezero kuri we. Ntabwo agifite ikibazo, yo none se nzamubyara, ubu se nanjye nzakikira koko, nanjye nzabona umwana. Buriya yajyaga akoma Gilbert koko, ubu ubibona ko buriya tuzabyara. Gilbert nawe ati nose ubundi kumwana nawe ndi kubona mu ntoki, akabura ubumuci intege ati ubura Imana izabikora. Yesu wacu nashimwe cyane. Rero ni muhumure, iyakoze biri izazikore n'ibindi. Kandi rwose ndi kumva inkuru nziza ijwi ry'Imana rinzaho rimbwira ngo mbabwire ngo mugiye kubona inzu y'umugisha. Nukuri mugiye kubona inzu y'umugisha, ibintu byuzuye mu isi byose ni ibyawe.
mwabaye n'ukuri iki mbabwiye n'ukuri kandi muzabibona umunsi mbasuye mubona udutebe nk'utu tutagihari mwagize n'umukeka munini Imana izabaha n'itapi nziza ariko imwe ko igiye kubahereza inzu y'umubindi erega Dawidi yari umwana mutoya washimishaga Imana. Dawidi yari umwana muto washimishaga Imana. Iwabo nta yerekwa ryari rihari kuko na Sawuli ubwe ngo yahoraga muhinga ngo agire gute amwici. Muri kunyumva? Ariko Dawidi ntabwo yigeze abona Imana kuko yigeze yicarana n'abantu bangana namwe. Oya, umuhamagaro wari umuriho n'amavuta yari amuriho, Satani yazamuye ishyari. Abantu bashaka kwica isezerano bamwohereza mu ishyamba. Wewe genda uragira intama, turi kubona nta kindi washobora. Ariko kuko Imana yari izi ejo hazaza, kuko Imana yari izi ikimugomba ejo, yari izi icyazaba ejo. Haleluya. Isaha igeze bamuvanye mu ishyamba aho bamwohereje, baramugarura bamuzana mu muryango, nuko amenwaho ihembe ry'amavuta. Ako kanya mu mwanya Dawidi wari umushumba. Ese byaturutse he? Bakuru ba Dawidi na barumuna be bajyaga bicara. Murabona muri iyi minsi hari gahunda igezeho yo gusongora ipantaro, kagura udukweto twiza tugezeho, barangiza bakajya batambuka. Urana umwana wo kwa runaka, urana umwana wo kwa runaka, ati sawa, babona bameze neza bake. Ariko Dawidi ahantu yari ari mu ishyamba yabonaga Imana. Ariko ibi byatsi mbona bizamuka biva he? Ariko mu ijuru hari iki? Hari Imana yabiremye. Yabona inyoni zirimo ziraguruka. Ziriya nyoni zo zigurukishwa n'iki? Si ubundi zibaho gute ko zitabiba zikaba ziriho? Izi nyoni mu ijuru hari Imana. Noneho uko kumva ko mu ijuru hari Imana bimuhereza imbaraga, bimuhereza ubushobozi, bimuhereza ubutwari bwo kumva ko Imana yaremye ibyo byose ariyo ifite imbaraga kuruta ibyo abantu bamubwira n'ibyo bumva. Rero Uwiteka agiye kureba mu muryango wabo asanga uwubaha Imana muri bo ni Dawidi. Dawidi niyo wari muto ndetse yari afite ubusembwa kuko yararwaye amavunja. Ntabwo se yifuzaga kumuzana hagati ku mugaragaro nk'uko mu kirori havuga ati murebe agaze wanjye Imana yampaye. Kubera iki? Yararwaye amavunja, adadusebya, mube mumuretse aho hanze, araza kwinjira nyuma. Niba ataranafungura mumubikire iyo hirya ku ruhande, muraba mumuha amafunguro. Ariko abashyitsi bamaze kugira ute? Bamaze kugenda. Ariko yo yari amahitamo y'abantu, ntabwo bari bazi umugambi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko hari igihe abantu bakubona bakabona kudashyitse, abantu bakubona bakabona kudakwiriye, abantu bakubona bakakubona kudashoboye, abantu bakubona bakabona kudakwiriye neza, abantu bakubona bakabona ko nta terambere ryakubera, nta byiza bikubereye, nta ntebe nziza wakwicaraho, nta zina ryiza wakwita, mbese nta munezero kubera ibyawe ari umubabaro, ari amarira, nta gasuzuguro, nta gahinda nuko. Ariko muhumure, mu ijuru dufite Imana yatabaye Dawidi muvana mu ishyamba, ibasha kukuvana mu kibazo urimo uyu munsi ugasingira igisubizo, warangiza ukakibika mu ikoti ryawe avuga ati iki nanjye nzakigendana uko biri kose, nzambuka uyu mwaka mu mahoro, ngere mu mwaka mushya ndi muzima. Iki ngiki nari nafite ngiye kukigeraho kuko nta wundi mutera nkungu utegereje uretse Yesu uvuganye nawe ngo humura. Reka rero mu cyamake nsoreza aha, ariko isezerano ry'umunsi nuko umwana agiye gukura. Ntabwo azakura ari ikivume, ahubwo azakura ari umunyamugisha. Ntabwo azakura ari iciro ry'imigani, ahubwo azakurana ibisubizo. Ntabwo azakurana agasuzuguro, ahubwo azakurana ishema n'icyubahiro. Ntabwo azabutsindwa,
ahubwo azamutsinda. Ntabwo azakurana intege nke, ahubwo azakurana imbaraga. Abarozi banze bamunaniwe akiri mu nda akiri uruhinja, bazamushobora amaze gukura? Ntabwo bazamushobora, kuko uyu ngo ari mu mbaraga z'Imana. Ntabwo abamwanga bazamubuza kubaho, ntabwo abamwanga bazamubuza kurama, kuko isezerano ry'Imana ari ikintu gikomeye. No kuri Imana irimo kumbwira mu mabwire, umwanya wo kurobanura abantu nakabaye nk'uko, ariko dufite umwanya muke. Hano nabonye harimo amahishurirwa ndimo mbona abantu barakora pe, umwaka ugashira ukibaza umwaka yakoze iki ukakibura. N'ubundi ubuzima ni bwa bundi, isahani yaryaga ni yayindi ntiyahindutse, utwambaro yambaraga ni twatundi. Satani buri munsi aza akamenya ko agashahara kabonetse, inyerezi kabiraje kanyereza, utubazo twazayo tukaba turagurutse udufaranga. Noneho kibaza ko mbona abandi bakora bubatse utuzu, bakoze ibikorwa remezo, barimo bariteza imbere, none ngewe ko nkorera n'amafaranga menshi kurusha runaka, hasi se nuko nanyoye inzoga nyinshi, hasi se nakoze gaspillage, nawe wayishaka ukayibura gaspillage wakoze. Imana irambwiye ngo isezerano ibahaye umunsi nuko ibakoze ku maso. Amen. Ibahaye icyo bita exagere. Dayimoni wajyaguza aje kubiba imitungo yanyu, dayimoni wajyaguza aje kubiba ibyanyu. Byavaga ku bacuraguzi, bararaga bacuraguza, ariko uhereye umunsi bazajya bacuragurira ubusa, barara ijoro barirarira ubusa. Buriya murabona Petero na Yohana batari bahura na Yesu, muranyumva? Petero na Yohana batari bahura na Yesu, ngo umunsi umwe bagiye ngo ku kiyaga cya Tiberiya, muranyumva? Ngo nuko bararoba ijoro ryose ricya ari nta samaki babonye. Nuko bucya bafite agahinda kanini cyane gakomeye, ngo bagiye kubona babona Yesu araje. Haleluya. Amen. Ariko ntabwo bari bazi ko biri mu mugambi w'Imana. Irati rwose buriya abantu babaye ku mazi, nabonye hano mufite amazi, abantu batishe ntabwo bavuga ngo ntabwo twishe, bavuga ngo twahinnye. Wabyumvishije? Make niba bahina akaboko, niba bahina akaguru ntumbaze, ariko mu mvugo y'abashyana baravuga ngo bahinnye. Ubwo ni ukuvuga nta kintu baronse. Yesu ahageze rero asanga Petero na Yohana na ba Yakobo bari aho ngaho ku mazi, ari nawo muhamagaro wabo. Nuko asanga bigunje. Uri umuntu udafite ibyishimo urabure mukabimenya tu, ubona mu maso yazinze n'inganyari, ukabona umutima we gumeze nk'uguriho igipfundo kimeze ukuntu, ukagira afite iseseme, ukabona igihe ntashaka no kukureba, wanamuvugisha ugasanga ntashaka kugusubiza kubera iki? Umubabaro. Noneho Yesu arabasuhuza arababwira ati amahoro. Nabatekada nta mahoro dufite, ubu twagira amahoro gute? Twaraye ijoro ryose bugacya nta kintu dufashe, ubu ngubu turabwira abagore ngo byagenze ute? Abana ntibarya no ku bugari, nta gasamaki, reka nta kintu twaronze. Nuko Yesu arangije arababwira ngo mwari muri gutogeza urushundura ahatariho. Haleluya. Ngo nuko arangije arababwira ati nimugende noneho murutogereze iburyo. Haleluya. Murutogereze hehe? Iburyo. Nuko ngo babikoze bakuzamurira urushundura rurabananira kubera amafi menshi yari yagezemo. Ndashaka kugira ngo ubwire ijambo rivuga ngo aho Yesu yageze hose byose birashoboka. Wari umaze iminsi uri kubura mu buzima bwawe, wari umaze iminsi ukora uhomba, wari umaze iminsi n'abakoresha bawe bakumenyesha ko ari amahirwe yanyuma baguhaye, ahubwo banarakwirukana kubera ko akazi kakunaniye, kubera ko uri gukererwa, kubera ko hari ibyo utari kunoza neza, kubera inenge ziri kuboneka, kubera amakosa ari kuboneka. Kandi Dawidi yaravuze ngo hahirwa abo Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ngo nuko ngo ibyaha bakoze byose bigatwikirwa. Mubwire ngo nawe ibyaha byawe biratwikiriwe.
kandi bimaze gutwikirirwa ijambo rikomeye ribonetse ku buzima bwawe nuko Kristo agiye kukwereka aho ugiye gutogereza. wari umaze iminsi udafatisha, wari umaze iminsi utica, wari umaze iminsi utaronka, wari umaze iminsi utabika umugisha, konte yawe yari imeze nk'iy'umurimbo ariyo guhemberwaho gusa, tugwaho watuvanyeho, tugwaho waturiye, tugwaho wishyuye amadeni nayo narangire, ari nica ntikize gusa. Ariko muhumure, Yesu agiye kubereka aho mugiye kurobera, hagiye kubereka icyerekezo mugiye gutogerezamo inshundura zanyu. Mugiye gufatisha, murye, musagure, muhe n'abandi nabo barye basagure. Uko niko Imana itanga, kuko umugisha Imana itanga nta kintu kibi na kimwe Imana igerekaho. Amen. Haguruka dushime Imana. Haguruka dushime Imana. Nubwo Imana itaraguha imodoka, ariko hari icyo wayishimira. Nubwo iyi nzu uyibonye uyu munsi ukaba utanarayicaramo, ariko ukwiriye gushima Imana. Nubwo agasuzuguro kari kamaze iminsi kakugendaho, wari ukamaranye iminsi, ariko uyu mwanya ukwiriye gushima Imana. Mureke umukiza uri hagati muri twe niba duhaye ibi byishimo. Twageze hano ku bwaganze ari umwana umwe gusa. Ubu se umunsi tuzagera hano hari batanu, azaba ari ibirori bidasanzwe. Ibyo byose ni Imana igira ute ibitanga. Mureke twinginga Imana yacu dusenga, ntibicire urubanza mu mutima wawe, kuko ijambo ryarambwiye ngo nitwizera gusa ko Yesu ari umwana kandi akaba ari umukiza wacu. Icya mbere ni imbabazi tuzakira. Icya kabiri, burya iyo umuntu yakiriye imbabazi nta rundi rubanza. Bakubaza iki? Bagushinja iki? Ndirimbo arambwiye ngo yaranyishyuriye ya myenda yose, ngo ndetse si imyenda gusa, yambabariye n'ibyaha byanjye, ndetse ngo atuma no kwera nera de. Mani tugirire neza. Data uri mwiza, urera cyane kandi urakiranuka. Kuri uyu musozi wari ubizi neza ko uyu munsi turi buwuhurireho. Kuri uyu musozi wari uzi ko uyu mugoroba turavuga izina ryawe. Kuri uyu musozi wari ubizi neza ko turahahurira tukagushima ko waturinze. Uturinda imvura yaguye, imivu iratemba ntiyadutembana. Nubwo inzara yahagarara ikurya imeze nabi, ariko uracyadusiga utuvuta, agashogorora cyaduhereza amavuta tukavanga. Nuko ijoro rigacya, uyu munsi turi amahoro. Icyubahiro ni icyawe. Nako turagushimye Mwana, kubwo kugirirwa neza n'imbabazi zawe, kubwo kunezererwa uyu munsi. Utatubonyeho ibyaha ukatugirira imbabazi, utatubonyeho ikibi ukaduteranisha kugushima. Mana, niko dusabiye umugisha bo muri iyi ngando, niko dusabiye umugisha abashyitsi bayigezemo, niko dusabiye umugisha n'uyu mwana w'umuhungu waduhaye aganze. Mana, turagushimye kubw'imihezagiro yose yagaragaye ahangaha. Wambwiye ko uwakiriye iri sengesho numvishije iri jambo umuhaye impinduka kandi nibyo. Yo, haleluya, 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 haleluya. Amen. Imbaraga zawe Mana, zo pede se save voilà kere de ce side. Sante Papa. Yes! Imbaraga zawe zageze kwa Yayiro, umukobwa we yapfuye. Nuko urangije urababwira ngo yasinziriye, ntibabyumva kuko babonaga atagihumeka, babonaga atakiri muzima. Urangije uramubwira ngo mukobwa haguruka. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo namwe Uwiteka hagurukije mu ruhande rwawe ibyari bisinziye, ibyari bihagaze. Hari n'abari bafite gushidikanya, ariko Imana irabikoze. Erega ibikoze kugira ngo muyishime kandi muyiramye, kuko ari inyembaraga. Haleluya. Amen. Mana, reka imbaraga zawe, reka ubutwari bwawe, reka kugira neza kwawe, reka ineza yawe ikomeze ituganze twese. Amahoro n'imigisha ugenera abagukunda ikomeze igaragare muri twe. Amasezerano uduhaye uyasohoreshe gukiranuka. Kandi mbonye hari bamwe batangiye kubona ibitangaza, mbonye hari abandi batangiye guhamya imbaraga, mbonye hari abandi batangiye kuvuga urukundo rwawe kubw'ibitangaza ufunguye kuri uyu munsi, kubw'amasezerano usohoje muri uyu munsi. Mwami we, twakuvuga bwakwira bugake, kuko ndabona urukundo rwawe rurenze igihe twakwizereye. Ndabona ibitangaza byawe
bikomeye kurusha uko tukwiringira. Reka tugukomere amashyi. Reka dusuhuzanye, twifurizanye amahoro y'Imana.